Hari hashize imyaka 40 Abisirayeli bazenguruka mu butayu. Urugendo rwari rwarabanje rwuzuyemo ibyiringiro rwaje guhinduka imyaka myinshi yo kugeragezwa kubera kutumvira no kutizera Imana. Abenshi mu bari baravuye muri Egiputa bari bamaze gupfira mu butayu nk'uko Uwiteka yari yarabivuze, ariko isezerano ry'Imana ntiryigeze rihinduka. Igihe cyari kigeze ngo Abisirayeli binjire mu gihugu cy'Isezerano. Mu ntangiriro y'igitabo cya Yosuwa, Bibiliya itubwira amagambo akomeye igira iti Mose umugaragu w'Uwiteka amaze gupfa. Aya magambo yarushagaho gutera ubwoba Abisirayeli. Mose yari yarabayoboye imyaka 40, yarabakuye muri Egiputa, yabambukije inyanja itukura kandi yakomeje kubasabira igihe cyose bagwaga mu byaha. None uwo muyobozi wari umaze igihe kinini ari kumwe nabo ntiyarakiriho. Ariko Imana ntiyigeze isiga ubwoko bwayo. Yahise ihamagara Yosuwa mwene Nuni wari umaze igihe kinini ari umufasha wa Mose. Yosuwa ntiyari umuntu mushya, yari yarabanye na Mose kuva akiri muto. Niwe wayoboye urugamba rwo kurwanya Abamaleki. Ni umwe mu bamaneko 12 boherejwe gutata igihugu cya Kanani, kandi ni umwe mu bari bizeye ko Imana ishobora kubaha igihugu. Uwiteka abwira Yosuwa ati haguruka wambukane n'ubu bwoko Yorodani mujye mu gihugu ngiye kubaha. Ahantu hose ikirenge cyawe kizakandagira nzakiguha, nk'uko nabisezeranije Mose. Aya magambo yari yuzuye isezerano n'ihumure. Imana yasezeranije Yosuwa ko atazahura n'intambara cyangwa ibigeragezo, ahubwo yamusezeranije ko izabana nawe muri byose. Yaramubwiye iti komera ushikame cyane, ntutinye kandi ntuko ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe izabana nawe aho uzajya hose. Aya magambo yabaye ishingiro ry'ubuzima bwa Yosuwa. Ntabwo gutsinda kwe kwaturukaga ku mbaraga ze bwite, ahubwo kwaturukaga ku kubana n'Imana. Nyuma yo kwakira ayo mabwiriza, Yosuwa yahise atangira kuyobora. Yahamagaye abatware b'Abisirayeli ababwira gutegura abantu kuko mu minsi 3 barigombaga kwambuka Yorodani. Yibukije kandi imiryango ya Rubeni, Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase ko nubwo bari barahawe igihugu hakurya ya Yorodani, bagombaga kubanza gufasha bene wabo gutsinda Kanani mbere yo gusubira mu mirima yabo. Basubije Yosuwa bati ibyo uzadutegeka byose tuzabikora, aho uzadutuma hose tuzajyayo, nk'uko twumviraga Mose niko nawe tuzakumvira. Aya magambo yerekanaga ko Abisirayeli bemeye ubuyobozi bushya. Ariko mbere yo gutangira urugamba, Yosuwa yafashe icyemezo cy'ingenzi. Yohereje rwihishwa abamaneko 2 kujya gutata umujyi wa Yeriko. Yeriko yari umwe mu mijyi ikomeye muri Kanani. Yari ikikijwe n'inkuta zikomeye cyane mu maso y'abantu. Kuwufata byasaga n'ibidashoboka. Bamaneko bageze muri Yeriko binjira mu nzu y'umugore witwaga Rahabu. Rahabu yarazwi nk'indaya, ariko umutima we wari waratangiye kwizera Imana ya Isirayeli. Ntibyatinze amakuru agera ku mwami wa Yeriko ko hari Abisirayeli binjiye mu mujyi. Yohereza abantu kwa Rahabu ngo abafate. Ariko Rahabu afata icyemezo cyahinduye amateka ye. Ahisha abo bamaneko hejuru y'inzu ye munsi y'ibiti by'ibinyampeke byari byomye. Abari boherejwe n'umwami bageziwe ababwira koko abo bagabo bari bahageze ariko bamaze kugenda. Abasaba kwihutira kubakurikira. Bamaze kugenda, Rahabu azamuka aho abo bamaneko bari bihishe. Ababwira amagambo atangaje, arababwira ati nzi yuko Uwiteka yabahaye iki gihugu. Twumvise uko Imana yanyu yumishije inyanja itukura igihe mwavaga muri Egiputa. Twumvise nuko mwatsinze abami 2 hakurya ya Yorodani. Imitima yacu yahise ishonga kubera ubwoba. Rahabu yarazi neza ko Imana ya Isirayeli ariyo Mana nyakuri. Yakomeje agira ati Uwiteka Imana yanyu niyo Mana yo mu ijuru no mu isi. Aya magambo agaragaza ukwizera gukomeye. Nubwo Rahabu atari umwisirayelikazi, yemeye ko Imana ari Imana nyakuri. Yasabye abo bamaneko ko nibafata Yeriko bazarokora we n'umuryango we. Abo bamaneko baramurahira bati
nuturinda ibanga ryacu ntiribashe kujya hanze ngo umwami wa Yeriko adufate, tuzarinda ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe. Bamusabye kumanika umugozi utukura mu idirishya banyuzemo bamuvaho, kandi akazateranya abo mu rugo rwe bose imbere mu nzu. Rahabu yahise amanura abo bagabo akoresheje uwo mugozi, kuko inzu ye yari yubakiye ku rukuta rw'umujyi. Yababwiye kwihisha mu misozi iminsi 3 kugira ngo abatabashaka bakababona. Bamaneko bamaze guhunga neza basubira kwa Yosuwa, bamugejeho inkuru nziza. Baramubwira bati, ni ukuri Uwiteka yaduhaye igihugu cyose, kuko abaturage bose bagishya ubwoba. Aya makuru yahaye Abisirayeli icyizere gikomeye, nubwo Yeriko yari ifite inkuta zikomeye. Imana yari yamaze gukora umurimo mu mutima w'abayirimo. Iyi nkuru itwigisha amasomo menshi. Icya mbere ni uko Imana ihora itegura abayiringira mbere y'uko ibageza ku ntsinzi. Icya kabiri ni uko ubutwari nyabwo buturuka ku kwizera Imana aho guturuka ku mbaraga z'umuntu. Icya gatatu ni uko Imana yakira umuntu wese uyizeye, kabone n'iyo amateka ye yaba atari meza. Rahabu yari afite amateka mabi, ariko ukwizera kwe kwatumye aza kuba umwe mu bagize amateka akomeye y'agakiza. Yosuwa yaratangiye umurimo ukomeye wo kuyobora ubwoko bw'Imana. Imbere ye hari Yorodani yuzuye amazi, inyuma hari ubutayu, imbere hari Yeriko ifite inkuta zikomeye, ariko yari afite isezerano riruta izo nzitizi zose. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Urugendo rwo kwinjira mu gihugu cy'Isezerano rwari rutangiye. Hari mu gitondo cya kare, inkambi y'Abisirayeli yari ahitwa Shitimu, hafi y'umugezi wa Yorodani. Imbere yabo hari igihugu Imana yari yabasezeranije kuva mu gihe cya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ariko hagati yabo n'icyo gihugu hari Yorodani, umugezi wari wuzuye amazi kubera igihe cy'isarura. Mu maso y'umuntu kwambuka uwo mugezi byari bidashoboka. Nta kiraro bari bafite, nta bwato, nta buryo bwo kwambutsa abagabo, abagore, abana n'amatungo yabo. Ariko Imana ikunda kugaragariza imbaraga zayo aho ubushobozi bw'umuntu burangirira. Yosuwa ahamagara abatware b'ubwoko, ababwira amagambo y'ingenzi ati, arababwira ngo nimwiyeze, kuko ejo Uwiteka azadukorera ibitangaza muri twe. Aya magambo yaratangaje. Mbere y'uko Imana ikora igitangaza, yabanje gusaba abantu kwiyeza. Byabigishaga ko Imana yera ishaka ko abantu bayegera bafite imitima itunganye. Nyuma y'ibyo, Imana ibwira Yosuwa ko icyo gitangaza kizatuma Abisirayeli bose bamenya ko ari we uyoboye koko, nk'uko yari yarabanye na Mose. Abatambyi bari bitwaje isanduku y'Isezerano, bahawe amabwiriza yihariye. Bari kujya imbere y'abantu bose. Iyo sanduku yari ikimenyetso cy'uko Imana iri hagati y'ubwoko bwayo. Abantu basabwe kugendera inyuma yayo, ariko bagasiga intera kugira ngo bose bayibone kandi bayubahe. Bukeye bwaho inkambi yose irahaguruka. Tekereza icyo gihe abantu barenga 600 b'intwari, hamwe n'abagore n'abana n'amatungo yabo, bose berekeje ku nkombe ya Yorodani. Amazi yakomezaga gutemba afite imbaraga. Abenshi bashoboraga kuba baribazaga bati, turambuka dute? Ariko Imana ntiyabasabye kubanza kumenya uko izabikora, yasabye gusa ko bayizera. Abatambyi bateye intambwe berekeza mu mazi. Mu kanya ibirenge byabo bikimara gukora mu nkombe z'umugezi, habaye igitangaza. Amazi yaratandukanye, amwe haruguru andi hepfo. Yose asa n'ayubatse urukuta, mbese neza neza bisa nuko byari bimeze ku nyanja itukura. Inzira yumye irakinguka hagati mu mugezi. Abatambyi bahagarara hagati muri Yorodani ku butaka bwumutse. Abisirayeli bose batangira kwambuka. Ababyeyi bambukana n'abana babo, abasaza n'abakecuru barambuka, abashumba bambukana n'amatungo yabo. Abantu bose bambutse amahoro, nta n'umwe warohamye, nta n'umwe wasigaye inyuma. Nicyo gitangaza cya kabiri gikomeye cyo kwambuka amazi mu mateka ya Isirayeli, nyuma yo kwambuka inyanja itukura ku buyobozi bwa Mose.
Yerekanye ko Imana yari ikiri kumwe nabo, kandi Imana yabanye na Mose ikiri kumwe na Yosuwa. Ni Imana itigeze ihinduka. Bamaze kwambuka, Imana ibwira Yosuwa guhitamo abagabo 12, umwe muri buri muryango. Abo bagabo basubira hagati muri Yorodani, baterura amabuye manini 12, bayajyana aho bari bukambike iryo joro. Ayo mabuye yagombaga kuba urwibutso. Imana yaravuze iti, abana banyu nibababaza bati aya mabuye asobanura iki, muzababwire ko amazi ya Yorodani yahagaze imbere y'isanduku y'isezerano y'Uwiteka. Imana ntiyashakaga ko ibitangaza byabo byibagirana. Yashakaga ko ibisekuruza bizaza bizamenya ibyo yakoreye ubwoko bwayo. Abatambyi bamaze gusohoka muri Yorodani, amazi yahise asubira mu nzira yayo nk'uko yari asanzwe atemba. Abami b'i Kanani bumvisha ibyabaye, imitima yabo ishonga ubwoba. Bamenye ko Imana yarwanira Abisirayeli. Abisirayeli bashinga inkamba ahitwa Gilugari. Aho niho batangiriye ubuzima bushya mu gihugu cy'Isezerano. Ariko mbere yo gutangira intambara, Imana ibanza kubigisha ikintu gikomeye. Yategetse Yosuwa kongera gukeba abagabo bose bavukiye mu butayu. Abavuye muri Egiputa benshi bari barakebwe, ariko abavukiye mu rugendo rw'imyaka 40 ntibari barakebwe. Gukebwa kwari ikimenyetso cy'isezerano Imana yari yaragiranye na Aburahamu. Nyuma yo kubikora, Imana iravuga iti, uyu munsi bakuyeho igisuzuguro cya Egiputa. Niyo mpamvu aho hantu hitwa Gilugari, bisobanura kuzungurutsa cyangwa gukuraho. Hashize iminsi mike, Abisirayeli biziza Pasika bwa mbere mu gihugu cya Kanani. Bibutse uko Imana yabakije muri Egiputa. Bukeye bwaho batangira kurya imyaka y'icyo gihugu. Kuva uwo munsi manu yari maze imyaka 40 ibagaburira iva mu ijuru ihita ihagarara. Kubera iki? Kubera ko bari bageze aho Imana yari yabasezeranije. Ibyo yabagaburiraga mu rugendo ntibyari bikenewe ukundi. Imana yari bagejeje mu gihugu cyera amata n'ubuki. Umunsi umwe Yosuwa yegereye Yeriko. Yubuye amaso abona umuntu uhagaze imbere ye afite inkota ikutse. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, uri uwacu cyangwa uri umubanzi bacu? Uwo muntu aramusubiza ati, oya, ndi umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Ako kanya Yosuwa yikubita hasi yubamye. Umugabo w'ingabo z'Uwiteka aramubwira ati, kuramo inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Aya magambo asa cyane n'Imana yabwiye Mose ku gihuru cyagurumanaga umuriro. Byari ikimenyetso ko urugamba rwari rugiye gutangira, ariko rutari kuba urwa Yosuwa gusa, rwajyaga kuba urw'Imana. Yosuwa amenya ko gutsinda Yeriko bizaterwa n'ubwinshi bw'ingabo cyangwa Yosuwa amenya ko gutsinda Yeriko bitazaterwa n'ubwinshi bw'ingabo cyangwa n'intwaro, bizaterwa no kumvira Imana. Kwambuka Yorodani bitwigisha ko Imana ishobora gufungura inzira aho abantu babona ko nta nzira ihari. Amabuye 12 atwigisha ko tutagomba kwibagirwa ibikorwa by'Imana mu buzima bwacu. Pasika twibutsa ko gukizwa ari impano y'Imana. Imana itwigisha ko Imana ihindura uburyo idutunganiriza uko ibihe bihinduka, ariko yo ubwayo ntihinduka. Guhura n'umugabo w'ingabo z'Uwiteka bitwigisha ko intsinzi yayo ituruka ku kubana n'Imana no kuyumvira. Urugamba rwa Yeriko rwari rugiye gutangira. Imbere yabo hari umujyi wa Yeriko, umwe mu mujyi wari ukomeye kandi ukikijwe n'inkuta ndende. Mu buryo bwa gisirikare, uwo mujyi wari usa n'udashobora gufatwa. Abantu bawuniraga amanywa n'ijoro, kandi amarembo yawo yarafunze kubera gutinya Abisirayeli. Ariko Imana ntiyashakaga ko intsinzi yabo ishingira ku mbaraga z'intwaro. Yashakaga ko amahanga yose amenya ko ariyo irwanirira ubwoko bwayo. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nguhaye Yeriko n'umwami wayo n'intwari zayo. Nubwo urugamba rutari rwagatangira, Imana yavuze ko intsinzi yamaze kuboneka. Iyo Imana ivuze ijambo ryayo ntirisubira inyuma. Ariko amabwiriza yabahaye yaratangaje. Yabwiye Abisirayeli kuzenguruka umujyi inshuro imwe buri munsi mu minsi 6. Abatambyi 7 bagombaga kujya imbere bitwaje amahembe, isanduku y'isezerano ikabakurikira. Ingabo zigasozwa n'abasirikare. Igitangaje kurushaho nuko abantu bose basabwe kugenda batuje, nta muntu uvuga ijambo na rimwe.
tekereza uko abaturage ba Yeriko barebaga ibyo bintu. Bashoboraga kubaseka bibwira bati abantu batekereza ko inkuta zizagwa bazenguruka gusa. Ariko ukwizera nyakuri ni gushingira ku byo abantu bavuga, gushingira ku Imana yavuze. Mu minsi 6 bakoze uko Imana yabategetse. Ku munsi wa 7 bazinutse kare cyane, bazengurutse umujyi inshuro 7. Bamaze kuzenguruka bwa 7, abatambyi bavuza amahembe. Yosuwa ahita avuza induru ati nimusakuze kuko Uwiteka yabahaye umujyi. Ako kanya Abisirayeli bose batera hejuru icyarimwe, inkuta zikomeye za Yeriko zirasenyuka. Abasirikare binjira mu mujyi baturutse impande zose. Umujyi urafatwa, ariko hari umuntu umwe warokotse hamwe n'umuryango we. Wa mugore wahishe bamaneko nkuko bari baramusezeranije, bamukijije hamwe nabo mu rugo rwe bose. Uko kwizera kwe kwatumye aza no kuba umwe mu basekuruza ba Yesu Kristo. Nyuma yo gufata Yeriko, Imana yari abategetse ko ibintu byose byegurirwa bayo. Zahabu, ifeza n'ibindi by'agaciro byagombaga kujyanwa mu bubiko bw'Uwiteka. Ariko hari umuntu umwe utumvise, arenga ku mategeko Imana yari imaze gutanga. Yitwaga Akani wo mu muryango wa Yuda. Yabonye umwenda mwiza, ifeza na zahabu, arabifata arabihisha mu ihema rye. Yatekereje ko nta wamubonye n'umwe, ariko Imana ibona ibyo abantu batekerezaga yuko ntawo bareba. Kubera icyaha cy'umuntu umwe, ubwoko bwose bwahuye n'ingaruka. Nyuma ya Yeriko, Yosuwa yohereje abantu kujya gutata umujyi wa Ayi. Bagarutse bavuga bati uyu mujyi ni muto, ntimwohereze ingabo nyinshi. Bohereza abasirikare bagera ku 3,000, ariko bageze ku rugamba abaturage ba Ayi barabatsinda. Abisirayeli bahunga bafite isoni. Abasirikare bagera ku 36 baricwa. Iyo ntsinzi yari ibaye ubwa mbere Abisirayeli batsinzwe kuva bambutse Yorodani. Yosuwa arababara cyane, yikubita hasi imbere y'isanduku y'Isezerano asenga Imana ati, Imana, niki cyatumye utugezana hano niba tugiye gutsindwa? Ariko Imana iramubwira ati, haguruka, Isirayeli yakoze icyaha. Imana imubwira ko hari uwafashe ibintu byaregura Uwiteka. Yosuwa ahamagaza Abisirayeli bose, hakurwa tumbora imbere y'Imana. Ubwoko bwatoranijwe, umuryango uratoranywa, inzu iratoranywa. Amaherezo Akani arahagurutswa. Yosuwa aramubwira ati, mwana wanjye, mbwiza ukuri. Akani yemera icyaha cye, aravuga ati, nabonye umwenda mwiza, ifeza na zahabu, ndabyifuza, ndabifata, ndabihisha. Ibintu byose birazanwa. Akani ahabwa igihano gikomeye kuko kutumvira kwe kwari gushyize mu kaga Isirayeli yose. Nyuma yaho Imana ibwira Yosuwa iti, ntutinye kandi ntukuke umutima, fata ingabo zose ujye kurwanya Ayi. Icyaha kimaze gukurwaho, umugisha w'Imana uragaruka. Iki ni igihe Imana iha Yosuwa umugambi w'intambara. Abasirikare bamwe bihisha inyuma y'umujyi, abandi batera imbere. Abaturage ba Ayi basohoka babakurikiye, bibwira ko bongeye guhunga nk'ubwa mbere. Umujyi usigara nta muntu uwurimo. Abihisha bahita binjira, barawufata, barawutwika. Abaturage ba Ayi bahindukiye, babona umwotsi uzamuka mu kirere, basanga bafatiwe hagati y'ingabo, baratsindwa burundu. Umwami wa Ayi arafatwa. Iyo ntsinzi yagaragaje ko iyo abantu bihanye bakagarukira Imana, ibagarurira umugisha. Nyuma y'iyo ntsinzi, Yosuwa yubaka igicaniro ku musozi wa Ebali nk'uko Mose yari yarabitegetse. Batambira Imana igitambo cy'amahoro. Hanyuma Yosuwa asoma amategeko yose ya Mose imbere y'Abisirayeli. Abagabo, abagore, abana n'abanyamahanga bari kumwe nabo. Byari kwibutsa ko gutsinda igihugu bitari bihagije. Icy'ingenzi kurushaho cyari gukomeza kugendera mu mategeko y'Imana. Imana ishobora gutsinda intambara abantu babona ko zidashoboka. Kumvira Imana biruta ubwenge n'imbaraga z'abantu. Icyaha cy'umuntu umwe gishobora kugira ingaruka ku bandi benshi. Kwihana no gusubira ku Mana bizana kongera guhabwa umugisha. Ijambo ry'Imana rigomba gukomeza kuyobora ubuzima bw'abizera. Na nyuma y'intsinzi, abami bo muri Kanani batangiye kugira ubwoba bwinshi, ariko hari abaturage b'umujyi wa Gibeyoni bahisemo gukoresha amayeri aho gukoresha intambara.
ese ayo mayeri yari kugenda ate? Ese Yosuwa yari kubimenya? Reka mbashimire kuba mwakomeje kubana natwe. Reka ntuzacikwe n'igice cyacu gikurikira. Wibuke gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere ubona ibiganiro tushyiraho umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha kuba wowe uremeye kudukurikira no kudukunda. Nawe ubutaha.